urakaza neza mu rubanza. Cyubahiro n'Uwiteka iminsi yose, amen. Amazina yanjye ni Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4. Ibyo byose ninde bikubajije? Yesu we. Ntabwo ari wowe uyoboye uru rubanza. Kubera iyo mpamvu ugomba gusubiza ibyo wajijwe gusa. Ndi umupasiteri nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya DPR. Dushimiye Imana rero iduhaye aka kanya. Imana nishimwe cyane. Urubanza rugiye gutangira. Reka twongere tuvuga amazina yacu mu mico myiza y'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane. Oya byihoreye twakumenye. Ariko Mana, reka mbanze nyavuge. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu. Nukomeza kwitwara gutya ntabwo ndi bukwihanganire. Niba bikubabaje wihangane. Ese niki wishingikirije wa mugabo? Ubukire n'icyubahiro biri muri nge. Faranga aho yageze biremera. Urubanza ruratangiye. Theogene, igihe wamaze uri pasiteri, ni irihe jambo wigishije inshuro nyinshi? 15 Yohana umurongo wa 7 haranditse ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana idufashe cyane. Yego koko, ariko nubwo waryigishije wowe ntabwo warikurikije. Ntabwo igiti kibwira nyir'igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyir'igiti aritegereza akabona iby'igiti gikeneye, yarangiza akabikora kitabimusabye. Ubwo urumva yaringiye. Urimo urangurikira neza. Ntabwo igiti kibwira nyir'igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyir'igiti aritegereza. Ese urabizi ko ushobora kujya mu muriro? Ese waba uzi ibyabaye kuri Nebukadinezari? Nebukadinezari yahonze ubwoko bw'Imana, arabwica, ubundi abujyana mu bunyage. Imana ireba iramwihorera, ngo ariko igihe kimwe ariyogeza ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubake. Ngo Imana ihita ibabara, bati wasekuye Abisiraheli ndakureka, abandi batwara mu bunyage, ariko ubwo wiyogeje mu mutima ngo ihita isekura jido y'umutwe. None nawe nibyo ushaka? Nkurikije ibyo ndi kubona mu gitabo, kuva mu bwana bwawe wakoze ibyaha byinshi. Waratukanye, waribye, wararwanye. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Rero ngewe nkurikije ibyo wakoze ukiri umwana, sinakwemera kwinjira mu rugo rwa databuja. Mvira mu rugo simvira. Tandukanya ubuhanuzi bw'umuntu ushonje, unatandukanya ubuhanuzi bw'umuntu wariye. Iyo myaka uvuga, umuntu yarampamagara agati ndi mu Gatenga, tega akamoto, nkatega akamoto nkiruka, ariko ubu ntabwo nabikora. Uransubiza mu ishyamba narageze mu mujyi.